hano ni mu Kabarashi duherereye Mugonga Kabarashi niko bahita ahangaha turi. Hano ni Mugonga Kabarashi. Mutahana batatu. Mutahana batatu Rukara rwa Bishinga. Tubwire. Uri umwuzukuru wa Rukara rwa Bishinga. Ndi umwuzukuruza Rukara rwa Bishinga. Uri umwuzukuruza Rukara rwa Bishinga. Rukara rwa Bishinga. Yego. Uko twakuze tumwiga nawe uramwiza ari sogokuru wawe. Iyi cyane mu mashuri nyine bagenda babyigisha ahantu hagiye hatandukanye. Nsigaye nkuhamagara ukambaza ngo ndinde. Aka kanya ugeze Kigali nsimbuje Kiza Kiriya Cynthia na Yvette koko. Ariko ntukambwire gutyo. Ntabwo nshobora gukuramo inda. Ntabwo nakuramo inda, ntabwo bishoboka. Yes, ni by'agaciro gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonarike Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njye nitwa David, nije mugiye kubana muri kiganiro nkanakibara, ariko none ndabasuje hano hose mwamerereye mwaba muri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda. Mwumve ko mbasuje kanababwira ko mbakunda cyane bive ku mutima, nakunda cyane bive ku mutima. Sinakwicana n'uyu muntu muri kubona hano imbere kuri kamera za Gonarike Plus. Ubu ngubu nicaye mu karere ka Burera, niho ngiye kugana n'uyu muntu muri kubona hano imbere kuri Gonarike Plus. Ni umuntu w'impano zigiye zitandukanye, ariko nanone ni umuntu uri buze kubibwira mwese mugatungurwa cyangwa se tukanamuvugaho. Yitwa Shema. Karame. Ndakwakiriye. Murakoze. Umeze ute? Meze neza. Ko nta murari. Murari ko nyorana ndishimye. Ukuntu usanzwe nkuzi. Oya, meze neza cyane. Numvaga ko Shema ari umuntu w'agasozi, umuntu nyine uri aho ngaho. Ndi umuntu usanzwe nyine gusa meze neza pe nta kibazo. Ni ikihe kintu wubaha kuruta ibindi byose? Nubaha Imana cyane. Nubaha Imana cyane. Nkunda gusenga. Ukunda gusenga cyane. Umeze ute rero? Meze neza, ndashima Imana. Wambaye neza? Medisi irakoze. Ndayikunda kenshi akanyine kugira ngo imyenda yanjye nambaye gira rizangeze. Ase Shema, nibyo koko? Tubwire. Uri umwuzukuru wa Rukara rwa Bishinga. Ndi umwuzukuruza Rukara rwa Bishinga. Uri umwuzukuruza Rukara rwa Bishinga. Rukara rwa Bishinga. Yego. Uko twakuze tumwiga nawe uramwiza ari sogokuru wawe. Iyi cyane mu mashuri nyine bagenda babyigisha ahantu hagiye hatandukanye. Ngende umwuzukuruza rwose. Ibintu nka bitatu uzi kuri Rukara rwa Bishinga ari we sogokuruza wawe. Yanga agasuzuguro, yanga umuntu utamwubahira famiye. Ntabwo ibyo nabikunda. Yumva nyine ni umuntu ukomeye, yumva ko nta muntu ushobora kuvogera. Hano ni mu Kabarashi duherereye Mugonga Kabarashi niko bahita ahangaha turi. Hano ni Mugonga Kabarashi. Mutahana batatu. Mutahana batatu Rukara rwa Bishinga. Nukuri. Siramuzi buriya wigeze umumenya? Oya, mu rugo nyine tukuntu abya babiganira kumva bari kubivuga ati buriya byo bumenya nyine ko mukomeye yangani kavukire yanyu. Yego. Ni cyo kintu ushaka kubangamiye kuri sogokuru wawe Rukara rwa Bishinga? Nyine nuko ari ukuntu mama kuganira nk'umuntu kumva aravuze gundi nguro mu Kabarashi kamere yiwanyu nago yashira mwagasuzuguro nyine kijya kimbanga nyine bakumva ko twese ariko tumeze nyine tugira kamere tudakunda nyine abantu badusuzugura ibintu nk'ibyo ngibyo avuga ati izuko. Ese koko tubwiza ukuri nkaho bana ubwo papa wawe cyangwa ni mama wawe uvuka kwa Rukara? Ni papa wawe. Yego. Uwazi Rukara rwa Bishinga? Yewe aramuzi. Papa wawe waramuzi? Tubwire mu by'ukuri, papa yakubwiye neza ko ba bintu twize mu gitabo koko Rukara rwa Bishinga wishe umuzungu? Cyane niko bimeze. Tuzamutse gato ya haruguru hari ikivumu gihari ano n'umusaraba nyine ahantu umuzungu amaraso yamenetse bashinze umusaraba, ikivumu kirari cyarakuze cyane kigenda kigwa kikongera kikamanuka, ariko ntago bashobora kugitema hano ruguru ku kiliziya. Ngo kube kibatagitema? Ni urwibutso nyine abantu bajya baza kwasura. Ni urwibutso nyine kugira ngo umenye ko byabaye ibyanyabyo. Ko Rukara nyine yabayeho kandi nyine n'ikimenyetso kigomba kuba gihari. Buriya kanumva singa amaraso ngo abaramwe. Buriya papa wawe nabo afite akantu ka Rukara. Nawe kakibura nawe kakurimo. Mwanga gasuzuguro cyane nyine. Banumva nyine umuntu tugomba kubana neza. Nyine akantu ntago nakunda umuntu wanyibaho kamogake ntago bishoboka. Ndasabana nkunda guseka ibintu byinshi, ariko yajemo nyine akantu kutanyubaha ntago byashoboka. Nk'ubwo nanjye nibeshye gatoya nkagiramo akantu ko gusuzugura. Ntago byakunda nyine mba numva ibintu byose tubikore neza twubahane. Kubana bigomba kuzamo. Yego. None reka tugende. Kuba hisemo iyo myenda
weke watangije iyo myenda kwambara imyenda uyu munsi imyenda nyine nge uku mumbona ndahangaha uku ndahangaha nge nshaka nyine numva afite impano yo gukina filime komedi nyine nkumva ko rore yose wama uko yemeze kose ngiye muri ngiye mbyumvamo numva ko nayikina rore yose naguha nayikina nyine mbiyumvamo nisirumanza nashakisha ngo mva nanzana nyine ngiye mbyumvamo yego ahubwo mumfashije rwose mfite impano nkuha karore nta kibazo none fata nk'akarore gutereta umusore dutereta umusore umusore yagukane yakwagiye muterete okay ratureba kino tureba murebe hano ninjye muraho neza yego tumaze igihe naragukunze ni ukuri ndagukunda ntabwo wabyumva umfashije twakundana ngenda umwana w'umukobwa mfite ikintu nshoboye twafatanya rwose mbona bari abakobwa mugenda ntago njye bijya binshimisha ahubwo wenda kwinginze wamfashije tugakundana ni ukuri ndagukunda pe ndagukunda ntago wambaye nabi oya erega kwambara nabi no mu mutwe ntantu bihuriye ngenda gukunda byibuze kubera ko nambaye nabi njyewe nkuna n'umuntu wo mu giturage reka ntago bibaho rwose wamfasha nyine ukanyemera kuko ntago mu mutwe wanjye ntantu bihuriye nuko urukumbona uku nambaye ibi ni imyenda bigaragara inyuma nagare mu mutima mo imbere mama twese barahareba kubaka abana be nafata neza ngumve ko nta kintu wamburana yawo ntago uri type yanjye rwose reka type umuntu sibisiti uruko ndi mwiza nge ndizeye kubera icyo urukumva ko utanyemera kandi reka ubwiza ari mu mutima ushobora kumbona physically bigaragara inyuma ukwambona gutya ariko ngenda bizi mfite umutima wakubaka umfashije rwose twakundana oya wambaye nabi si ubundi ugenda gusenga wowe gusenga njyewe cyane ntabwo gusenga njye nkunda gusenga cyane ahubwo wowe ngerageza unyemerere wenda dukunda nzakwereka ibyo nshoboye mu gihe turi kumwe nyine nawe noneho ngaho twagiye nyereka icyo ushoboye ibyo nshoboye ibintu byose nta kintu nayobewe yego kandi wari ugakinye neza ariko no kugeza nyuma ugaseka wibagiwe ukavuga ko turi kuri kamera banabyagira byose noneho reka tugende duce ku kandi karore yego noneho akandi ka wenda baguhaye indi sene yo gukina uri umukobwa bateye inda yarana yagiye i Kigali wenda sinzi aho yagiye akashobora kuba yaragiye i Kigali yego okay nta kibazo twagiye ngo gakine turebe kanze Allo sigiye nkuhamagara ukambaza ngo ndinde aka kanya ugeze i Kigali nsimbuje kiza kiriya Cynthia na Yvette koko ariko ntukambwire gutyo twakundanye ndi umwana w'umukobwa ufite indangagaciro ntacyashangira ndi umwana uzira inenge none umembye kunseka ariko bimbwira ngo basaza banjye bazamfasha iki nta kintu basaza banjye bamfasha waranyeje mbi bacu nihenuye basaza banjye nta tukivugana mama na papa wanjye nta kintu tukivugana mana yanjye mama uri yari uramuyobe basigirwe rira mu mudugudu rira ahantu hose nyuma y'ibintu byose twakoze twagira ngo ni ibyanyabyo we none si wari uzi ko nyine tubana mu nzu uzi ngo ni umunanga w'umwana mu nzu utazabyara kwishimisha gusa ntabwo nshobora gukuramo inda ntabwo nakuramo inda ntabwo bishoboka uyu mwana ni umuziranenge maze nshakira amafaranga makeya ngo njye nzabaga nifasha ariko mana baranda kwinjiza ntabwo nasubira mu rugo akazi kampembaga 1000 warambwiye nkare kunyizeza ibitangaza urambwira ko uzamfasha mu bintu byose nzakenera none umembye kunsiga koko ntabwo ibyo bintu bishoboka nta kibazo reka tuganire sibyo nshakira 5,000 byonyine ncuruza agatarira nk'uwansi sinzi igezemo hagati nyir'ibyondo nzamubwira ngo iki nta byo kurya biri mu nzu umwana nawe nsigaye ngira ubute bunebwe nta kintu nyibasha gukora mana mbabarira umfashe nzacuruza agataro basi nzacuruza agataro nyine umfashe cyangwa mfashe kunyishurira inzu byanyine nta kibazo umusashi wakone na mubi yewe
shema we uwo musore ko ari mubi yaragiye da yaragiye byaguteye ingo da yarajyane uzabaho ute ndakomeza ngerageze numve uko yabyumva nicyo yamfasha nyine wenda nkacuruza n'agatoro ku muntu nyamara se ko harukara ntabwo tuva ku izima tuba tugomba gukora cyane. Hanyuma shema muba wumva wagira kure ihanga n'iki? Njye mba numva nyine nagera kure hashoboka nyine mbonye umuntu mfasha mba numva nyine nakina filime agufashe mu buryo bumeze bute? Mu buryo bwo kumfasha nda kunzamura impano uri kubona njye nashobora kwakitinga ibintu byose wanyinisha ndi umukozi wo mu rugo wanyinisha ndi umumama wa ibintu byose none buriya wakina ari gusambana n'umugabo? ntabwo byakunda ntabwo byashoboka oya ni filime uri gusambana n'umugabo muri filime oya byo yorore nyine ndi kumva igize izo rose ziri guhitamo rero abandi bose barazishobora buriya nakende mu kadata w'umuntu cyangwa noneho nkuri akantu gatenda papa arazanye undi mugore mba no mugore mu rugo ndi kuregera papa rukurega mu kaso yego ariko papa aka kanya mama wanjye apfuye ashize amezi 3 apfuye uzanye undi mugore ase mama wanjye ko ntabwo wamukundaga mukadata mfata nabi yankoresha imirimo ivunanye kuvoma wamenye ko nakiga se basi papa wamenye ko nakiga ase umukobwa wawe w'imfuruka no kanyuranye bagiye unshimbuje inshoreke ejo bundi muzanye koko ngira ngo ningire kubwira mwana kuko papa wanjye nukuri mfasha ndakwinginze mukadata wanjye amereye nabi nukuri ugira ikintu mfasha igihe n'ikintu bikoraho rwose dore nasinyi ryamaze iminsi 3 narya nzerenda kunyica nyago wabyumva ameze nabi wait ariko ba gakino uri hano kuri kamera yego gakino ureba hano cyane umuntu abanye nawe rero mbe ukuntu bajya babatuka badimba ndimba ngiye promotion zwe kwa ikinye yego twagiye buretse ariko none ndi kuri codinga ari gashyiriyeho nta kibazo ngaho bwira kinero kubwira mu kaso kubwira papa wawe yarazanye mu kaso papa wanjye twakundanaga rero ubwo uraje umagaze imbere ya n'isoni ufite uhagaze imbere yanjye uri kubimbwira kuko papa mbarere ko nshizemo akantu kukubahuka pe umbabarire ko nshizemo akantu kukubahuka asiko ko nyuma yo kuzana undi mugore wa kabiri papa mama wanjye ameze iminsi 3 apfuye uzi neza ko nakirya simeruka kurya nta shuri sinyiga mukadata mfata nabi yego mbivuze ntabwo wabyumva se basi yabujije ba mukarukundo hano duturanye ibintu nkoresha aramfurisha ibintu byose ngiye bikora bari abana ngiye bajyana ku ishuri ngiye sinyiga mfata nabi nta kintu atankorera papa ndakwinginze ufashije basi wankuranga ukajyana nk'ahandi hantu ho kuba kuko ngiye ndumva ndambiwe asisha kugira ngo nziyahure umunsi umwe uzumva baguhamagaye ngo shema byagenze uku nguku mbabarira ndakwinginze umfashe ndakwinginze basi ndakwinginze